Abagore bacururiza mu muhanda hano muri gare ya Nyabugogo bazwi ku izina ry'abazunguzayi baratabaza leta y'u Rwanda kubatabara mu maguru mashya bakavanwa mu muhanda, dore ko batangaza ko nta bushobozi bafite bwo kubona igishoro kibemera gukorera mu masoko azwi na leta. Ikintu cyakorwa niko mwadukura mu muhanda tugakora n'abandi, umuhanda tukawuvamo mukaduha amafaranga. Kubera imibereho tuba turi gushaka ubuzima, tugashaka kwishyurira abana mituweli, tugashaka icyabatunga, tugashaka n'isabune ndetse n'amashuri arimo, ko nta bundi bushobozi dufite. Ikibazo dufite nuko tugira mikoro makeya yo kuba twava mu muhanda. Uko dukora ubucuruzi bitemewe, turabizi ko dukora ibitemewe, ariko ntago wakemera kuza wirukanka hano ari uko ufite ubushobozi, ari uko ufite icyo urya, ahubwo nta mikoro make tuba dufite. Magambo yuje agahinda n'amaganya menshi, abagore bacururiza muri gare ya Nyabugogo batakambiye Minisitiri w'Uburinganire n'Iterambere ry'Umuryango Dr Diane Gashumba bamubwira ihohoterwa bahura naryo mu gihe ubuyobozi bw'inzego zibanze bavuga ko bwabageneye inkunga muri gahunda ya gira ubucuruzi, nyamara bo bakabihakana bivuye inyuma. Ni ikibazo cy'uko kenshi bahora badufungira yuko mwaduhaye amafaranga tukayarya ariko ntituve mu muhanda, kandi mu by'ukuri mu bigaragara tugerageza kwisobanura bihagije ariko abayobozi ntibabyumve, bakatubwira yuko twayariye twarangiza tukagaruka mu muhanda. Ndagira ngo icyo kibazo mfite rwose muduhe igisubizo ndetse munasobanurira abenshi badufunga nimba ari ukuri cyangwa atari ukuri. Murakoze, ibibazo byanjye nibi batandika tukaza tugasinya ngo amafaranga yaratanzwe ariko amafaranga ntago twigeze tuyabona. Magambo make, Dr Diane Gashumba Minisitiri w'Uburinganire n'Iterambere ry'Umuryango yabashishikarije kwibumbira mu mashyirahamwe azwi n'ubuyobozi bw'imirenge batuyemo kugira ngo byorohere leta kubagezaho inkunga, nubwo hari abemeza ko ibyo basabwe byose babikoze ariko amaso hagahera mu kirere. Dr Diane Gashumba yakomeje avuga ko umutegarugori w'u Rwanda hadakwiriye gucururiza mu muhanda, hato bitazaviramo abana babo kuba ibirara ndetse abandi bakavamo indaya. Tubanze twumvikane ko umudamu adakwiye kuzunguza mu muhanda, abana nk'aba bangana batya badakwiriye gukurira mu muhanda, sibyo? Bibaviramo indwara, bibaviramo kwirirwa batobanga imyanda n'impanuka z'imodoka. Ikibazo cy'abagore bakora ubucuruzi bw'akajagari mu mujyi wa Kigali cyagarutsweho kenshi na Minisiteri y'Uburinganire n'Iterambere ry'Umuryango, nyamara ikemuka ryacyo ryabaye inzozi. Akarere kaza ku isonga mu kugira abacururiza mu kajagari benshi ni akarere ka Nyarugenge. Izi mpungenge ndetse n'ubusabe bw'abagore bacururiza mu muhanda wa Nyabugogo bigaragajwe nyuma yaho umwe muri bagenzi babo aburiye ubuzima bwe ubwo inzego z'umutekano zageragezaga kumuvana mu muhanda.